nta muntu n'umwe mu Rwanda wiyamamaza kuri meriti. Abantu baricara mu ishyaka runaka bakagabana imyanya cyangwa bakahitamo umuntu kujya kumva ngo ejo yabaye perezida wa Sena, nta muntu wari umuzi ngo ariko PSD niwe yatanze perezida se ubwayo. So nta muntu uri mu mwanya yavuga ati nawe wigejejeho. So nayo mpamvu nyeka yuko abantu bavuga ngo nta wundi muntu tubona wakwiyamamaza, ariko barahari. Harabubona afite inzitizi nk'eshatu navuga. Iya mbere na gahunda ya se kuva ku butegetsi ya vuba ahari. Inzitizi ya kabiri ni uko yitwara Muhoozi Kainerugaba. Ibintu yandika kuri Twitter, abantu agendana nabo, ibyo avuga, zo urumva biragoye. Kandi hari byagaragaye yuko no muri NRM iri ku butegetsi cyane cyane abakuru no mu gisirikare hari abamurwanya direct. N'abajenerali bashinzwe kugabanya ingufu ze, bashinzwe kugabanya ingufu ze cyane kugira ngo yagize ingufu nyinshi cyane. Hari n'igihe yigeze kwiyamamaza n'umujenerali utacyari Gonza, ariko Museveni aramubuza aramutireke. Politiki mu Rwanda ntabwo ifunguye ku buryo bituma abandi bafite impano, bafite ubushobozi, bafite n'icyerekezo bagaragara. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza, byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Turabasuje, turabifuriza ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Twizere ko muri amahoro abari mu bice bitandukanye by'u Rwanda n'abadukurikiye muri hanze y'u Rwanda ariko mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Tubifurize kugira ibihe byiza. Turi kumwe na Gonza Muganwa. Gonza, muraho neza? Muraho neza kanija. Muri iyi minsi muri Uganda haravugwa ikibazo, niba nakita ikibazo cyangwa uzasimbura Perezida Museveni igihe wenda zaba yaritayarinze cyangwa se aramutse agize n'ikindi cyatuma adakomeza kuyobora Uganda. Bamwe bati Muhoozi Kainerugaba. Ukanabona ni nkaho ari we koko bishoboka. Possibility yo kuba Kainerugaba yasimbura se urayibona? Ikintu cya mbere, impamvu iyi debate hari ni ikibazo cya demokrasi. Ubundi ibihugu bifite demokrasi nabo kabaye haba iyi mpungenge igeze kuri rwego, ariko Museveni amaze gutegeka imyaka 37. So wabyo biteye ikibazo. Niyo mpamvu birirwa bavuga ngo ninde uzamusimba. Ubundi hakabayeho amatora. Hari ibihugu icyo kibazo kitahari. Barumva ze muri Tanzania bagira icyo kibazo, babazi ko buri myaka 5 amashaka azatanga abakandida, CCM izabyumvikanaho bakomeza bahinduranye. So iyo niyo nkomoko y'icyo kibazo. So Muhoozi Kainerugaba kuba yifuza bimaze igihe kuva yajya mu gisirikare, baravuga ngo mwari marategurwa, babanje no kubihakana. No mu general bafunze aranahunga, yari yavuze ati hatangiye gahunda yo gushyiraho bitaga Muhoozi project. Ubu ntabwo bikiri ibanga, ari barawushaka umwanya na nijoro yongera byandika kuri Twitter ati Imana izawuma kuba perezida wa Uganda. Afite inzitizi nk'eshatu navuga. Iya mbere na gahunda ya se kuva ku butegetsi ya vuba ahari. Jesse nyeka yuko Museveni agifite imbaraga. Agishobora gutambuka akagera cyangwa atekereza agatanga amabwiriza yakwemera kuva ku butegetsi. Iyo niyo nzitizi ya mbere. Inzitizi ya kabiri ni uko yitwara Muhoozi Kainerugaba. Ibintu yandika kuri Twitter, abantu agendana nabo, ibyo avuga, ejo bundi mu bya birori bye byinshi byo kwizihiza imyaka 48 isabukuru, yageze ahantu bita Rugogo ajya gutanga disikuru, abantu bavuga ngo
ubu ni umuntu twumvaga abantu bose ngo azaba perezida urumva adashobora no gutanga disikuru irimo guyenge yavugaga ibintu biri aho ngaho. So uko yitwara we nukuba ikindi ahungabanya politiki. Urumva igihe ushaka kuyobora igihugu ugabanya abanzi cyane cyane mu bihugu by'ibihanganje. Ariko uribwa yuko yigeze gutwitinga avuga ngo asa n'ushyigikiye Uburusiya mu ntambara ya Ukraine. Ubundi siya ni icyaha gikomeye cyane. Nawo wahungabanya inyungu z'abanyaburayi na Amerika ushaka kuyobora igihugu ubundi gisanzwe kiri araye kikorera cyangwa gihuza inyungu na Amerika cyane cyane z'umutekano kandi n'umusirikare. Ni urabika n'ibindi ejo bundi yavuze ngo yari joke ibyo yanditse kuri byo gufata Nairobi isaka itamwirukana mu kazi. Kutamenya uko ujera inyungu cyane cyane mpuzamahanga ku mugaragaro. So iyo ni inzitizi ya kabiri uko witwara. Iya gatatu nuko atari we gusa na leta ya Museveni ifite opposition nini cyane. Nuko bafite ingufu za gisirikare n'iz'umutekano ariko ubundi n'amafaranga of course ya leta bakoresha muri politiki ariko ubundi ntabwo bakabaye batsinda amatora. Akenshi opposition yabaye organized kubera urubyiruko rwinshi kandi n'akazi gahari. So urumva biragoye kandi hari byagaragaye ko muri NRM iri ku butegetsi cyane cyane abakuru no mu gisirikare hari abamurwanya direct hari n'abajenerali bashinzwe kugabanya ingufu ze. Bashinzwe kugabanya ingufu ze cyane kugira ngo yagize ingufu nyinshi cyane yashobora no kugira nabi ise cyangwa ibindi byose. So hafite opposition nyinshi ikomoka isanzwe iri opposition ku butegetsi bwa Museveni ariko no mu gisirikare no muri NRM no muri famille ye ahubwo hari abatamwemera. So agomba kugaragaza uburyo izo nzitizi eshatu navuze yahangana nazo akatsinda. Ariko amahirwe cyane afite kubera nyine ari generali ashobora kuziyamamaza cyangwa agashaka ubundi buryo bwo kugera ku butegetsi. Urabona Muhoozi ashobora kwiyamamazanya na se? Oya ntabwo byashoboka. Abigerageje se ashaka kwiyamamaza ise yahita amufunga. Ntabwo ibyo bishoboka. Nubwo nta wabyifuriza Kaguta Museveni ko wenda yahura nk'ikibazo nk'icyo Magufuli cyangwa Nkurunziza bahuye nacyo ariko nubwo nta n'uwabyifuriza undi wari wese biramutse bigenze nka kuriya muri Tanzania babuze Magufuli Uganda urayibona ute? Itegeko nshinga ryakurikizwa. Of course itegeko nshinga rya Uganda igihe president atakishoboye hajyaho vice president hakaba amatora mu gihe kitarenze amezi 6 niba batararihinduka ngibuka neza. So na capacity Muhoozi afite ubu ngubu yuko yaba ngo muri Chad. Uribuka muri Chad Idriss Deby amaze gupfa president w'inteko niwe agomba kujyaho ushingiye ku itegeko nshinga kugira ngo hategure amatora. Abajenerali of course bahitamo n'Ubufaransa bahitamo umuhungu wa Deby uri hope nyine Idriss Deby nawe Idriss Deby Mehmet kaka arujyaho na president w'inteko aravuga ati simbishoboye ati ngewe ndabyanze simbishoboye. Of course bari bamubwiye ngo ugerageza ariko menye yuko naho habaye ikibazo muri famille kubera ko ari mukuru wa kaka wari nka Dirikab wakoraga muri biro ya se yavugaga ati ngiye guma kujya ariko kubera ko atari umusirikare atafite support y'igisirikare naba ari wagiyo. Muri Uganda biratandukanye byasaba yuko akoresha izindi ngufu. Ikintu cya mbere vice president uriho njya ngo nayo mpamvu ariho n'umusirikare kucare n'ubu yakivuyemo uwo ndamu Yose Karupo umuntu abantu batajya bumva cyane kubera ko nako kazi ka vice president ubundi nawe ugomba kugaragara kuruta boss yo ariko ndakeka yuko amategeko yakurikizwa kubera ko muri NRM Chelsea
ariko ubu ngubu biranagaragara cyane abantu bakomeye nka Salim Sari bafashe icyemezo cy'uko Muhoozi yajyaho ubu ngubu ntabwo basa nk'abamushyigikiye kubera ko na kenshi njya mu nejo barahuye Muhoozi yagiye kapika muri Ruwero kukurana na Salim Sari ubona yuko hari n'ibintu mwagenda mutegeka ati ibitari byo nawe afite influence ikomeye cyane kandi anakubwiye yuko hari n'abajenerali bari mu gisirikare bari active batumvikana Muhoozi na gato nka General Elweru n'abandi so ndakeka yuko itegeko nshinga ryakurikizwa kuruta amatora agategurwa ubwo NRM yahita ishaka umukandida yahisemo akenshi ashobora kuba Sari kuruta Muhoozi kubera ko NRM iracyari mu maboko abo bita historicals abagiye Ruwero abakuze urebye committee central executive committee abantu bayiriho bose ni bakuru baruta Muhoozi mu myaka wareba n'abandi bagifite influence mu gisirikare ba Otafire ba Salim Sari so byasaba yuko byamugora kugira ngo ahite agira ahuza izo nyungu zose kuri iki gihe nkurikije uko nkumva amahirwe ya Muhoozi yo kuba yaba perezida wa Uganda ari kuri nubwo abantu bamwe babona ko ari hafi aracyari kuri aracyafite igihe icyo mbere nakubwiye yuko se aziyamamaza kandi yiyamamaje Muhoozi nakunda na gato kuko yaramubwiye ko Muhoozi yigeze kuvuga ngo avuye mu gisirikare ngareguye aramubwira ati uzava muri ugize imyaka 55 bivuze iki muri 26 ntabwo yaba umukandida kubera ko asazaba hari kandi ko ari umusirikare ntabwo yakwiyamamaza ntabwo azamukura mu gisirikare kugira ngo akomeze amukontorere gute avuze ati ndiyamamaza ukiri mu gisirikare itegeko rirahari bahita bamufata gufunga bimwe yamwemerera kugira ngo akore za kampanye se biranabivuze ubu kubera yuko arashaka ko hangana na Bobi Wine agabanya akavuyo ka Bobi Wine mu rubyiruko so biracyafite igihe hanyuma hari andi makuru abari kuri iyi mihanda avuga ko Janet Museveni umugore wa Kaguta Museveni yifuza ko umukwe wabo w'umucuruzi ari ushobora kuba yajya ku butegetsi abandi bakavuga bati ahubwo Museveni washyigikiye ko Muhoozi ari wajya ku butegetsi uwo mukwe we abantu ntabwo bamuzi cyane nawe biravugwa na bimenyetso bari batanga ariko umukwe wa Museveni witwa Odrick Rwabwogo n'umujyanama mu bintu by'ubucuruzi uribuka muri gahunda yo kubaka leta ya Kongo leta ya Uganda kubaka imihanda muri Kongo mu bantu bashinzwe guteza imbere ubwo bucuruzi harimo n'igihe Museveni yajyaga mu nama Washington y'indi y'abakuru b'ibihugu na Biden ba Afurika baciye London ahantu baciye abashoramari bahuye nabo Odrick niwe wari wabiteguye ni wari ushinzwe business Muhoozi yahise anatwitinga avuga ati ko ntabwo yavuze izina ko warongoye iwacu ntabwo bikugira mu cyezi ibintu nk'ibyo igaragara ko ishari rirahari n'iyo competition ntabwo ari ibintu bikoze iki ibihishwe ni muri iyo minsi hahise abantu bamwe basohora ama-t-shirt hari ifoto ya Odrick bavuga ngo nawe aziyamamaza 2025 ariko kubera umutekano we n'izindi mpamvu nyinshi ntabwo yigaragaza cyane ntabwo agaragara muri politiki ariko arayizi kandi arayikora ndabizi ko hari n'igihe yigeze kwiyamamaza kuyobora guhagararira uburengerazuba muri komite centrale ya NRM yiyamamaza n'umujenerali wita Charles Gonza ariko Museveni aramubuza ati rekera umukuru abanza arangize manda nawe uziyamamaza nukuwe nawe ambitieuses za politike zirahari zirazwi nuko nyine bitagaragara cyane ku murongo kumugaragara ariko ikintu cyatumye n'abantu bemeza yuko iyo competition ihari niyo tweet za Muhoozi asa novuga ati ko warashatse iwacu nawe kujya mu muryango ariko yisegura kundi muramu we witwa Karugire Edwin Karugire umugabo wa Natasha
avuga atari ko we uwo n'umwihariko we twaramwemeye ni amaraso yacu. So yavugaga ndi kubera ko undi mukwe we umuhungu wa Sekaziga we yara divorce wari umugabo wa ngiye mama muri detail bitari ngombwa. So icyo byari bivuze ariko ubwabyo ni ikibazo cyane, ni ibibazo biterwa no gutinda ku butegetsi, ugasanga igihugu kibaye nk'icya family bizana ibibazo kandi utegeze yuko abantu baba batabibona. Reka nk'urugero muri Zimbabwe igihe byagaragara yuko Robert Mugabe arimo gusaza atakifite igihe kirekire, umugore we yatangiye gukora iki, kwitegura kujya ku mwanya kuzaba perezida. Babonye atangiye kumwinfluensa Mugabo kubera ko yabonaga yarahanganye, Grace Mugabe yarahanganye na Mnangagwa muri ZANU-PF. So abajenerali bagatuye ngo ntabwo yadutegeka, ntabwo bishoboka. Igihugu turakirwana na bari cya family. So amaze kwirukana Mnangagwa niho bahuje inyungu abajenerali, Mugabe bamukuraho bamujyana mu rugo. So izi ntambara za famille nuko Muhozi nyine afitiye igisirikare na ninjo yongera atutinga ati UPDF ni igisirikare cyanjye asaba senga kimusubize, ariko biragoye kubera nubwo harimo n'izi nyungu zitandukanye. So bishobora gutuma nibi bya famille ukomeza bavuga ngo ibi ni se famille murarwanda gutegeka igihugu ni icyanyu Uganda ze ni isambu ya Museveni azahita uwagabira umunani hana nabo yakaba bimeze gutyo. So ni ikibazo ubundi byose cya demokarasi no gutinda ku butegetsi nta mpamvu igaragara. Ejo bundi wabonye yuko Perezida Obiang Nguema yafunze umwe mu bahungu be amuziza kugurisha indege y'igihugu. Urumva ubundi se yahuriye n'indege y'iguje kuri yayigurisha no kubera naho hameze yuko famille yivanga cyane mu buyobozi, zuko umuhungu we undi mukuru ari vice president. Hari n'abavuga ko ari guhangana kw'abo bahungu bombi, bashobora ko ari ibintu batumvikana, umwe afunga murumuna we. So ni ibibazo by'imitegekere mibi, ibibazo byakabaye bitaba, ubundi hakabaye hari uburyo imitwe ya politiki yemewe ihitamo abakandida bagahangana neza mu matora, atari ibintu byo muri famille ku ngewe kubwa uko nekereza bishobora bitabagwa nabi, bitabagwa neza amaherezo muri Uganda. Yego kubera kubaka inzego zishingiye ku mahame ya demokarasi kugira ngo ibintu bijye muri, kubera ko bijye muri famille cyane arabahezwa benshi bagenda bahezwa n'imitungo y'igihugu igakoreshwa nk'ari umutungo w'umuntu. Ubwabyo bitera amakimbirane. Wabonye muri 2011 haba revolution mu Barabu, hafi ya byose habaye revolution kubera ko ubutegetsi bari muri famille. Aho yatangiriye muri Tunisia, Benari umugore we abitaga Trebel Sikrane. Wikileaks yari yasohoye, uribuka ko muri iyo myaka Wikileaks yari yasohoye amadosiye agaragaza yuko famille y'uriya mugore babayeho mu buryo bukize cyane kandi abaturage barabuze akazi. So umunsi uyu mutipe yitwise bafasha agataroke cyangwa ingorofani yacuruza imbuto, wa mujinya abaturage bari bafite bahise bajya ku mihanda n'igisiri n'abajenerali bavuga ngo kubera ko nabo bari bararambiwe iriya famille bahita bajya ku ruhande rw'abaturage. Muri Egypt Hosni Mubarak yarimo kuzamura umuhungu we Gamal Mubarak namusimbure. Uriya general azana abacuruzi
abatangira kubakwiza imitungo y'igihugu aribo bamuzamuraga. Abajenali bari bararakaye babonye abaturage bagiye ku muhanda, yari opportunity. Baraka se bamubonye arimo afungiye mu bahise bafunga bamukoro baranamufunga nabi. Kwa Gaddafi ni ibyo ngibyo, nta nzego z'igihugu yari yubase, nta n'igiseke cyari cyari ngo gifate ubutegetsi, ibintu yagabiraga umuhungu umukwe ibiki byose. Umujinya wari uhari mu baturage ugaragara n'ahandi no muri Yemen. Niyo mpamvu na Perezida Saleh baranamurashe baranamwica. So igihugu kiragenda kigashuha indani ubutabire kubera ko abantu baba bize baba babibona, babonye opportunity bizana ikibazo. So abari ngombwa kugira ngo abantu bitegure kare bashire uburyo bugaragara buko abantu bose bahabwa amahirwe muri politiki. Wambwiye ngo ni ikibazo ngo cya demokarasi aho ngaho muri Uganda, ariko urangije urambwira uti Museveni aramutse agize ikibazo itegeko nshinga ryakurikizwa mu gihugu gifite demokarasi, itegeko nshinga ryakurikizwa kubera ko nibwo buryo bwatuma inyungu ziri ku butegetsi zidasubiranamo, bitakurikijwe babirwaniramo kandi bose bagahomba. Urumva? So nuko mbibona kubera ko aho Muhoozi amaze kujya muri public, aho yitwara neza akagaragaza yuko ashoboye, afite diplomasi, ahuza abantu, atabiye byo guhangana. Umuntu uvuga ati abanyamakuru ninjya ku butegetsi nzabaniga kubera ubu ngubu babafashe kubera ko umuntu umwe yamunenze cyangwa umuntu yashanje katuni cyangwa mukubita inkoni. So ahagaragara yuko ari umuntu witwara nk'imyaka yafite 48 atitwara. Urabona akenshi igihe bamushanyije ari akabebe kaye kafite bobero. Nukuvuga ntabwo yabonye iyo status yuko abantu bamwubaha. Urumva? No mu ishaka rye narayo abenshi bamuri inyuma ni inyungu kubera ko abaceka yuko ashobora kuzajya ku butegetsi bakavuga reka tujye muri bisi ye wikirikare nagera aho natwe tuzagiye icyo dukura. So ahagaragaza iyo stature agakurikiza diplomasi n'ibyo ataza agashyira abajyanama bakamwandikira mu discours. Rego n'ubundi umuyobozi ntabwo akeneye kumenya ibintu byose, wakeneye gushyira ikipe aho ngaho byakabaye bishoboka. Urumva? Ariko igihe utagaragaje iyo capacity, urumva abantu n'abandi bantu bakabaye bamushyigikira cyane cyane nk'abanyankore bakomoka iwabo wa Museveni, ariko akavuga ngo uyu muntu ntabwo abishoboye, ntabwo azarinda inyungu zayo. Urumva? soka ngo ya aho ugira ngo dushire umuntu ushobora kujyaho bikamunanira bikazana ikibazo twese tugahomba washakishije ufite capacity. Izo deba zirahari no muri intano no muri urumva n'ibindi. Gonza reka dusoze mu Rwanda naho 2024 hari amatora y'umukuru w'igihugu, abantu baje bavuga bati tujya tubona atari Perezida Kagame nta wundi. Kubera iki? Kubera ko nta wundi babona nyine ushobora kumusimbura, nta wundi babona. Barabivuze abaturage baranamutora bahindura n'itegeko nshinga, barabisabye biranahindurwa. Nawe niko ubibona? Oya, abo kumusimbura barahari benshi cyane, ariko hari abarusha kubera ko yakoze birahari biragaragara nawe abitindaho. Ariko akenshi ni byiza gushingira kuri system kuruta gushingira ku muntu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, politiki mu Rwanda ntabwo ifunguye ku buryo bituma abandi bafite impano, bafite ubushobozi, bafite n'icyerekezo bagaragara. So niyo mpamvu bavuga ngo kubera ko opposition ihari cyangwa bashaka guhangana nabo bari ku rwego rwo hasi cyane, ibi nta wabitindaho.
yaba iyemewe iri mu Rwanda, yaba iri mu buhungiro, yaba n'iri kuri social media bari kuri level ya cyane. Imitwe ya politike nyinshi ntabwo iri mobilize ku rwego ruri w'igihugu cyose. Abenshi bahisemo no gushyigikira RPF, so bigabanya amahirwe yabo yo kumobiliza. Urumva ubwo basanze kujya muri coalition ryo bahe inyungu zabo, so ntabwo bari active mobilize, nta n'ubuzi gahunda zabo kugira ngo nushaka kubayoboka abayoboke. Ariko no muri system, no muri RPF cyangwa coalition ya leta ntabwo ifunguye, ntabwo haba deba ku mugaragaro. Amatora yose ni indirect. Urumva ubundi ngo mu bihugu umuntu ashaka kuzaba perezida abanza akaba nka meya. So hari nka meya wa Kigali watowe n'abaturage bose uko perezida atorwa. Ubu ni umuntu ukareba nuko azakora, abantu batangiye kuvuga ngo cyangwa nka meya wa Rubavu yaratowe n'abaturage bose, akiyamamaza agatanga manifesto, akajya mu ishaka niba RPF cyangwa PSD cyangwa Green Party bakamuhitamo, akiyamamaza kuri nawe afite izina rye. Urumva nta muntu n'umwe mu Rwanda wiyamamaza kuri merit ye. Abantu baricara mu ishaka runaka bakagabana imyanya cyangwa bakahitamo umuntu kujya kumva ngo ejo yabaye perezida wa Sena, nta muntu wari umuzi ngo ariko PSD niwe yatanze perezida se ubwayo yakoresheje hari matora indani kugira ngo kanaka perezida wa Sena. Urumva so nta muntu uri mu mwanya yavuga ati nawigijejeho uko uyu nyine perezida Kagame kubera ko atorwa n'abaturage bose presidence. Okay, na mudugudu turamutora twese nibo bonyine batorwa muri iki gihugu, abandi bose ni ibintu bashyira ku meza bakagabana cyangwa bakumvikana umuntu bakavuga buriya afite ubushobozi n'ubuntu bifite inyungu zabyo. Ndakeka bifite n'impamvu byashizweho, abandi itegeko nshinga impamvu bahisemo kubyandika gutyo ko imyanya myinshi igenda iri indirect, abantu bajya hariyo bifasha cyane kubera ko akenshi hashyirwa bigabanya politike yo kwikundisha abantu, iyo ita populism, ahubwo bikibanda cyane kuri service delivery. Ariko mweze mubaye abakozi aho kugira ngo bube abanyapolitike ku giti cyabo. So nayo mpamvu nyeka yuko abantu bavuga ngo nta wundi muntu tubona wakwiyamamaza, ariko barahari. Harabubona nakubiye ko nabo bagaragara kubera ko politiki idafunguye uburyo bagaragaramo. Nubwo idafunguye ubona bande uyu nawe mbona kubera ko nawe uriyamamaza ngo tumenye yuko asobanura imigabo n'imigambi yemenye yuko ari uyu nguyu. Ariko si nabo bavuga ngo igihugu cyose kirimo abantu miliyoni 14 ngo nta muntu urimo wayoboreje kubera iki se. Ubundi igihugu kivuga ko cyamaze kugira ubuyobozi bwiza cyakaba gifite inzego zikomeye ku buryo n'ubu hajyaho utari ku rwego rwa Kagame, ariko ntabwo yahungabanya system ntabwo yahungabanya kuko abakozi ba leta public service ikora, ntabwo yahungabanya inzego z'ubutabera, inzego z'umutekano, inteko ishinga amategeko, imiti ya politiki, société civile. Urumva bose bafite ububasha bujyanye nuko byanditse mu itegeko nshinga kandi bakabasha mu bikorwa nibishingire ku muntu. Ahubwo hari impamvu bishobora kuba byarashingira ku muntu, ariko inzego zose ugomba kuba zivuga. Ariko bandumva bavuga ngo system irakomeye, inzego zarubaswe institutions. Okay, tuzareba ubundi institutions uzipima mu kavuyo, ntabwo nubwo umenya ko zikomeye haba emergency ariko hari zigaragara neza ko zikomeye cyane cyane iz'umutekano n'inzego z'ubutabera zigenda zitera imbere cyane. Urabona yuko kuva urukiko rw'ikirenga rwahawe nk'inshingano zijyanye no gusobanura constitution itegeko nshinga byagiye bisobanura ibintu bimwe na bimwe. So habaye n'ikindi kibazo urumva izo nzego zishobora kwihagararaho kandi abari iby'ingenzi.
n'abakozi ba leta nubwo tutaragira icyo wita professional public service ariko hamaze kujyaho nibura abakozi ba leta ubona yuko bafite ubushobozi mu kumanaginga cyane cyane imari y'igihugu. So ibyo byose igihe bigenda byubakwa n'abikorera bagize influence nyinshi cyane kugira ngo manda ya gatatu ijyeho cyangwa bayisabe, harimo na private sector, kubera ko babonaga yuko aho maze kugera naho baganisha bagikeneye. Perezida Kagame na viziyo afite mu bukungu n'iki na stability azana ko yakomeza kubutegeka, ariko ntabwo azategeka burundu, hagomba kugira igihe. Ariko wari ubuzima 24 ndakeka yuko ari mu cyo bita foregone conclusion, azongera toze na opposition igaragara ihari yamuhungabana. Gonza Muganwa ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi. Gonza turagushimiye cyane, twaganiraga kuri politike yo mu karere, tunaganira tugaruka cyane ku bijyanye na Muhoozi Kainerugaba ndetse na systeme yo mu Rwanda twagezaho bitwerekezamo. Turagushimiye cyane Gonza. Namwe ndabashimiye. Murakoze namwe abadukurikiye. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare